niyo ushaka kugira ngo ukubite karande. Wirinda urusaku rw'abantu, wirinda akajaganya, wirinda abantu bakuvugiramo, urwana n'icyo urwana nacyo. Bakundwa bo mwami, karande igomba kukuvaho. Ibintu nubishyiramo imikino Satani azagukubita agafuni. Ikintu cya mbere ni uguhindura imyumvire. Ugomba guhindura iki? You are special. You are very special. Ugomba kubimenya bikakwinjira mu mutwe. Ntangira gusenga mbwira Imana ngo Mana, ibi bintu byatangiye bya Rufonse se waba Joshua, ntago nzi uko byarangiye, ndashaka kumenya uko birangiye. Ndabisengera. Abaturumbutse yarari muri Kongo araza zi Kigali, mba ndasimbutse babi nkarabije utwana ndutereye muri shira umuteto. Turagiye dusanga nka saa 12 gutya ari kurya umutsema n'akanyama meze neza. Tubonye arapfa arawera ubugari buramunanira. Iyo famiye yararimo ari kwa se wabo bati site ukuraje ni wowe wabimenye gute? Ntimukange ko Imana ibakura mu gihirahiro. Hari abantu bihambira mu bintu bidashoboka. Urihambira mu bintu bidashoboka kubera iki? Kubera iki wihambira mu bintu bidahari? Kubera iki wisirisimbya mu bintu bidahari? Kubera iki ukomeza gucunga ikiziriko ihene yaragiye kera? Va mu bitari ibyawe, usingira ibyawe. Ibyawe birahari, umugisha wawe urahari, Imana yakujye. Haleluya! Birahari. Ndabashimiye cyane mu izina rya Yesu. Ariko ndashima cyane Imana. Reka mumpere Imana icyubahiro. Ndashima Imana cyane kuko nongeye kuza ahangaha. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero nabasanganye amakuru meza, amakuru ngiye mfitiye ibihamya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mose cyitwa Kubara ibice 14. Ku murongo waho wa 8 turaza kugera ku murongo wa 10. Haravuze ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora nimugomere Uwiteka kandi nimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Ntibafite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Nimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose bari mu ihema ry'ibonaniro. Nimwakire nese ryo jambo ry'Imana. Turasoma no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice byaho ni 11. Turasoma duhere ku murongo waho wa 43 tugeze ku wa 44. Haravuze ngo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amakuru nabasanganye ni meza, duha Imana icyubahiro. Nabasanganye amakuru meza cyane avuga ku gicaniro
igicaniro cya kavukire cyangwa se imivumo ya karande yo mu nkomoko. Rero mfite uburyo ndi bubwirize kandi bifite ibihamya, kuko nanjye ndi mu bantu bakize indwara nyinshi zo muri kavukire kandi zo muri karande. Rero mbibwiye nitwa Ingabire Esther. Ingabire Esther niyo mazina yanjye, nkaba ndi umubyeyi, nkaba nubatse, nkaba mfite umutware, mfite n'abana 7. Abakobwa ni 2, abakobwa ni 5, mu Imana icyubahiro. Hanyuma umukobwa umwe twaramushingiye, yanabyaye impanga, abyara udukobwa 2. Imana rero ihabwa icyubahiro. Hanyuma ndaza kubivuga cyane kuko abana banjye bafitanye isano n'ibyo bintu byose tugiye kuvuga. Ni 2, 2, 3. 2, 2, 3. Ndaza gusobanura uwo mubare. 2, 2, 3. Ndaza kubasobanurira uwo mubare. Hanyuma nabibabwiye nsengera muri ADPR, hanyuma kandi nkaba ntuye no kukimihurura n'umundi hafi ya ADPR. Ndumva mumenye, nkaba ndumubwiriza butumwa bwiza, nkaba mperuka hano muri Shiro mbere ya COVID, kandi naraje rwose ndabyibuka neza. Hari n'abantu ndi kubona amasura mwese nkabibuka. Hanyuma kandi icyo gihe naraje nari mfite ubuhamya n'ubundi, kandi noneho bwariyongereye. Nahaje ntarabyara uwo mwana wa 7, kandi namubyaye ndi kugera mu myaka myinshi cyane iri hejuru ya 40. Hanyuma rero murumva ko mfite ubuhamya, mfite umwana w'imyaka 3. Ubwo murumva yuko ndi mu mashimwe. Haleluya. Mfite agahungu rwose k'imyaka 3 kariho kadusubiza mu busore. Urabona iyo ubyaye ushaje uhita wongera ukaba nk'akana. Imana tubihe icyubahiro. Sawa rero. Haleluya. Rero hari abantu bakunze kuvuga ngo nkunda guceza cyangwa se nzi guceza. Mu bisanzwe ngiye mvuka hari mu Kiyovu hafi ya peage. Hanyuma ndi umwana w'umujyi, bien sûr. Murumva rero umwana w'umujyi, umwana w'umujyi ntiyayoberwa guceza. Sibyo, umwana w'umujyi ntago yayoberwa, ntago bishoboka, ni impossible rwose. Sibyo, ariko nkunda n'abaririmbyi wakoze kutuyobora neza. Imana igumugisha. So come on, subira kuri iriya nanga ko turagendana. Waje Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama lelo, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama lelo, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama. Zambe na biso, papa na bana kumama, nalingi yo mingi, papa elonga kumama lelo. Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama. Zambe na kumisiyo, nalingi yo kumama, oza malamu, ngayo za bolingo kumama lelo. Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama. Na kumisiyo, na bondeli yo kumama, Zambe elonga, Zambe papa kumama lelo. Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh kumama, 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 kumama. Zambe bolingo Kumama, Zambe makasi kumama, nalingi yo kumama, papa na bana kumama, na kumisiyo kumama, na bondeli yo kumama, Zambe za bolingo kumama, Zambe za makasi kumama. Tubo.
kimeze. nuko Ntago naje gufininisha igitaramo. nuko Uko nagisanze kigomba ahubwo kwiyongera. neza. Iki ni igitaramo cy'amasengesho. Aha ntago ari ku cyumweru muri ya protokole tudashaka ko fresheri zituvaho. Aha twaje gukubita igindi. Twaje gusekura imizimu. Twaje kugira ibyo twiyama. Twaje kugira ibyo tubwira subutu. Aha rero ni mu masengesho. Haleluya. Nkunda abanyamasengesho njya nanumva niyumvamo ko ahantu njya mbwiriza neza ari mu masengesho. Mbwiriza amateraniro yose kugeza ku biterane. Ayo ku cyumweru yo mu mibyizi, aya yisaha imwe, aya bavuye ku kazi, ku cyumweru nkabwiriza nk'abiri atatu. Ariko nkunda abanyamasengesho. Ngiyewe mbona n'agakiza nakakiriye mu masengesho. Umuntu antumiye mbabaye naniwe mfuye anzana mu masengesho. Niho ngiyewe nakirijwe nazamukiye mu masengesho. Nkunda abantu bari gusenga, ndabyishimira. Iyo bintumiriyemo numva nishimye kuruta ibindi, kubera ko nzaha amasengesho yankuye. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe urukundo, aranyomora aranisa, ishuye imyenda yanjye yose. Haleluya. Utumikoro hafi kandi alto tena. Ntagire umuntu uririmba nabi mu kibwiriza. Nimumvangirirweho naririmbye igihe neza. alto ndayizi, tenari ndayizi, baze ndayizi. Nimuzane ibintu byo kuvanga. Haleluya. Dufatanye kubwiriza tuzakira iminyago. Haleluya. Nazanye agaseke gapfundikiye karimo ijambo rivuga ngo ubwo wakijijwe wahindura ibintu byose wisanzeho bibi. Ubwo wakijijwe. Niko nibyo ndi buvuge. Ubwo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba warakijijwe, ufite uburenganzira bwo kwanga ikintu cyose kibi wisanzeho. Kabone niyo waba ubona muvuka muri batanu, mugifite mwese muri batanu, wowe ushobora kuva mu room ukacyanga complètement. Completely. Ukacyanga rwose, ukakirandurana n'imizi, ukazana amateka atazibagirana iwanyu, ukazana y'udushya ukadushyiraho bakatubona. Upfa kuba warakijijwe. Haleluya. Sha reka nkubwire, niyo mwaba muvuka iwanyu uri Nyabyenda cyangwa uri Macumi, ukaba ubona guhera ku mfura ari bakazenze bakazembere banzanzabe bahengamye, wajya ubareba bakabona umuntu arahengamye, wowe ushobora kwihengamura, ukihengamura muri Kristo, ukihengamura ukajya mu bikomangoma, ugahindura identite yawe, ukaba undi muntu, bakajya bakureba bakavuga ngo uriya turavukana, abantu bakavuga ngo ariko se bite, murabeshya gute se
ko mudasasa, ko mutangana, ko mutameze kimwe, kubera yuko muri Kristo ibintu byose birashoboka, ibintu byose birashoboka. Ndagira ngo numva abantu bakijijwe basenze aya masengesho batere haleluya. Hey! Ndashaka kumva abagore bakijijwe bazamura impundu. Etala seketala bras elemonde dras. Ndashaka kubona abagabo, apana abasore, bakijijwe bahaguruke bakomera Imana mu mashyi. Elezili bodres elema. Sheka. Amen. Ndashaka kubona abasore. Haleluya. Bakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, kiriramo agasirimba bahaguruke. Ta. Chaka. Vuba. Yeah. Uone wadata. Ioni wadata. Hey. Bigasubirwaho ni wadata. Ioni wadata. Ioni wadata. Ioni wadata. Bigasubirwaho ni wadata. Amen. Haleluya. Ndashaka kubona abakobwa. Amen. Bakijwe neza bahaguruke bagire gutya gusa. Freshere zitabashiraho kandi dutegereje ko mushobora gusohoka bakababaza amazina. Nimugire gutya. Haleluya. Amen. Murakoze. Bakundwa. Niba hari ikintu ufite nk'igishoro kizewe nagakiza. Abantu bose badafite iyo bahera, badafite itangiriro, mu gakiza niho hari itangiriro ry'ibintu byose. Yesaya yarabihanuye mu gice cya 9 cya Yesaya. Haleluya. Muraza kwihangana kubera yuko ndi umuntu Imana yaremye mu buryo butangaje, bushimishije, butangaje. Udututi twose twa Kigali tuba tureshya. Dututi twose twa Kigali mba ndeshya natwo kubera ubugufi bukabije. Iyo ngiye inyuma y'agatuti abantu nibambona neza nkomeza ntaratamba nkubitaha. Ariko reka nihangane ngume hano kuri kamera ho gato. Yesaya mu bice 9 aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima baviriwe n'umucyo, n'abantu bari mu gicucu n'igikombe cy'umwijima, abo ngabo bishime banezerwe, umukiza yarabonetse. Abari hano bamwizeye Kristo muzima wapfuye akazuka, nibanze ry'ibyishimo, nibanze ry'umunezero, nibanze ry'agakiza, nibanze ry'ubuhungiro. Abamwakiriye, abamumenye, abamwizeye, turi abana b'Imana. Haleluya. Pawulo arandika mu Efeso ibice 2:13 aravuga ngo natwe abari kure twigijwe hafi kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Yankuye umuvumo urubanza nisanzemo, turabana be amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi yabizera, yogeje ibyaha byanjye, akuraho inzandiko z'imigenzo ndayashimane. Yankuye umuvumo urubanza
abakene bari bararuhijwe no kwiruka inyuma y'intungura, abatambyi babaho gerera kubezwe bahumanuke. Yesu araza, Yesu araza, Yesu araza, aramanuka, aramanuka, aramanuka. Subiramo nawe utayizi, aramanuka, aramanuka, aramanuka. Icyamuzanye, icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira, nukuri Yesu yaratsinze. Subiramo ako kantu neza cyane, icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira, nukuri Yesu, nukuri Yesu yaratsinze. Ese iyi ndirimbo nyiririmbye nde? Haleluya. Iyi ni indirimbo itagituma nihanganira amarangamutima. Haleluya. Yankuye umuvumo w'urubanza nisanze, ubu turabazi. Haleluya. Twarakijijwe, twabaye abana b'Imana, twabaye ibyaremwe bishya, twarakijijwe, twahindutse bashya. Abari kure, abari kure, abari kure, twigijwe hafi, twigijwe hafi kubw'amaraso ya Yesu, kubw'amaraso y'isezerano. Amen. Narakijijwe si kubw'imirimo, naramwizeye Kristo nuwanjye. Ndamahoro, ndamahoro, nizera ko wambaye umubiri twese hamwe, nizera ko wambaye umubiri, nizera na wa musaraba, nizera na wa musaraba. Jambo w'Imana pfurupfuru bitwese, jambo w'Imana pfurupfuru, yatsinda mumva, yatsinda mumva mazarazu. Twese kubwa byose 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 kubwanjye. Ibi bintu nabivuga nte? Nabivuga nte? Njyewe Ingabire Stella wavutse kwa Manweri, banyurwagwa batamuriza, anywa primusi, nkakura n'inyo. Mama yarabyaraga, igikoma nticyamutangaga imbere, ni ka primusi yapfunduraga akagasoma, agasomya no ku mwana ngo niko gatsirika icyo mu nda. Aho akava umukozi w'Imana, aho akava umukozi w'Imana, aho akava umukozi w'Imana, aho akava umukozi w'Imana, aho akava umukozi. Haleluya. Hakava umutumishi. Amen. Twarakijijwe, turabana b'Imana, twahinduriwe identity. Yohana yarabivuze mu gice cya 1:12 ngo abo bose bamwemeye bakakira izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'umugore, ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo, babyawe n'Imana, wabyawe n'Imana. Iyo ngiyo niyo ngingo ishobora gutuma ibintu byose ubihindura. Kavukira ukayikura burundu.
batata wacu se ntibari bakazizi, ba masenge se ntibagendaga bitega. Haleluya. None ngenda byina igisirimba. Amen. Haleluya. Uko ni nako nta ndwara yabo ngomba kugira. Nuko bimeze. Uko ni nako ubukene bwabo butande. Uko ni nako kudashaka kwabo bigize bite. Nagira ngo mbabwire ko udashobora gusenya igicaniro cya kavukire udafite ibi bintu bitatu by'ingenzi. Haleluya. Ikintu cya mbere ni uguhindura imyumvire. Ugomba guhindura iki? You are special. You are very special. Ugomba kubimenya bikakwinjira mu mutwe. Niba ibi bintu aya makuru meza uyamenye, warageze muri cya gihe bavuga ngo iyi ni imyaka yo kudakira, hindura imyumvire uvuga uti ibyo ni byisi nibinde. Hari imyaka bavuga ngo iyi myaka ngo iyo umuntu ngo yayigezemo ngo ntabwo ngo yabikemeye yuko ngo yagira amafaranga runaka. Iyo myumvire ni y'abapagani, ntabwo ari y'abana b'Imana. Banzu hindura iki? Ntushobora gusenya iki gicaniro kirakomeye. Banzu hindura iyo myumvire yawe. Ngo ngenda mugaye, ngo nge sinzi kuvuga, ngo si Imana ko yavuze, ngo nzayikorera nte kiwacu ntawakoreye Imana, nta yindi miryango ifite byibura n'abapadiri n'ababikira, ngibi nabikorera nte. Banzu kuramo iyo. Nihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Nihamagara yego abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Uriho kukwigufite inyungu yeshituba. ako kanuma karimo neza gusohoza imigambi yayo witera umunezero. Uriho kukwigufite inyungu gusohoza imigambi yayo witera umunezero. abubahima bose hagati mu mahanga yose Imana irabembe ikabemeza. Abubahima bagakiranuka Imana irabemera. Haleluya. Ikabemeza. None uw'Imana yemeye ninde utamwemera? Ayo magambo n'ay'abadayimoni. Hindura imyumvire. Waba umupasiteri, wabwiriza nk'uko umbwiriza, wasengera abantu, wakubita amagini, wasengera abarwayi. Banzu hindura imyumvire. Banzu hindura imyumvire. Utarahindura imyumvire uracyazazanirwa. Ngo sengewe ngo ubu nakorera Imana iki, ngo singira n'icyo gutanga. Twebwe Imana duhamagara mon cher. Twari nge nari ngerekana ivugire nge. Ntugakene ngo usengane n'abakene, nabyo biba ari ibindi, ni double ubukene. Nari nkenye nkanasengana n'abakene. Ubukene buba bwidubuye ubwo. Ntawe uhoza undi. Ibintu byose biba ari zagari. Amashimwe ntaba hari. Abantu bose baba baniha, bahumekera mu kwaha. Amashimwe twaga dufite haleluya, ndashimira Uwiteka yuko ndaho murambona nahageze. Twese tuti amena.
tugendana abana. Icyo gihe nari mfite Joshua afite imyaka 3, Karebo afite imyaka 2. Ubu Joshua ari kurangiza university afite imyaka 23. Karebo nawe yarayitangiye afite 22. Uri kumva? Icyo gihe amafaranga nabashaga kubona nayo kugura ikindazi cyo kubaha. Noneho kuko ndi gusengana n'abakene nanjye nkenenye, cya kindazi nkagicamo uduce twinshi kugira ngo abana nze kubakwiza abanjye bo kurya abandi batarya. Noneho n'abanyinjira mu rusengero nanarangaye amandazi y'abana banje 2 ntarayagabanya, abagore bakajya bahinda abana, mugende kuri mama bahamanda. Bararuha banyita mama w'amanda, kandi ni 2 nakatagamo igice ngatanga. Haleluya. None ubu ntabwo naca mirindazi 2, nagura n'imifuka bagakora ibitebo. Ariko icyo nashaka kubabwira ni iki, icyo gihe ntabwo twigeze tureka gukorera Imana. Imyumvire, ntitwasibaga amateraniro. Imyumvire buryo kuguma hafi ya Yesu, umwiziringaho, umwihambiraho, umutiza, nikagukuraho icyago. None wowe urabura ya bisi utuye hano mu cyahafi, aya moto tuye hari ya Mirambo, nutambike buhoro, nabuze ya moto, nabuze ya bisi, nabuze. Iyo myumvire nishobora gutuma usengera igitangaza. Sinaza numva muri mango sinakurekura, erega sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri bihe, erega sinakurekura. Sinagirane harekura wafashe, kugira ngo ubufashe n'ugukome muhindura iki. Bibiliya irambwiye mu gitabo cyo Kubara 14, Imana yahagurukije Abisirayeli. Ayo mateka sinshatse kuyajyamo, ibakura mu gihugu bari baranyagiwemo, igihugu cyo muri Egypte. Baraza amakuru n'amateka murayazi nuko byatangiye. Bitangiriye kuri Abrahamu, murabizi amagambo yavuganye n'Imana, ubwoko bwayo buranyagwa. Ibyo byose ni iki? Ni kavukire, ni karande. Bamubwiye kwicara hehe? Kuki? Bamubwiye kwicara he? Ku gitambo. Arasinzira. Abakuru y'iki? Imivumo. Abantu baragenda. Umva, baragiye banagenda mu buryo badasobanukiwe. Hariho n'abagiye ari abana, hariho n'abagiye ari mu nda babatwite. Iyo ni kavukire. Ariko hariya turi gusoma, Bibiliya iravuze ngo aba bantu bagiye kugera hafi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo babwirwa ko bagomba kohereza abatasi kugira ngo bagere muri cya gihugu bazi ibyaho. Batoranya buri muryango abagabo 12, ariko umuryango umwe utoranya Karebu. Twibukiranye neza ko Karebu atari umwe wo muri bo, ahubwo n'umuntu waragize umutima mwiza, arabakunda, akunda ubwoko bwa Isirayeli, bituma barirwa muri bwo. Barabajyana ari abagabo 12, umuryango umwe wamutoranije nk'umwe wo muri bo. Karebu aragenda ajyana n'abandi, ngo bagezeyo bagenda bareba ibintu uko babisanze, nk'uko gutata bigenda. Barareba babona ibintu byose nta cyerekezo, babona ibintu bihari birakomeye. Abagabo ni barebare, ibibazo ni byinshi, ariko bakabona ibyiza. Ariko kubera ingabo basanzeyo bakabona bifite ikibazo. 12 bagiye, abagabo 10
baza bavugisha akanwa kahawe n'amaso atagira kwizera. Haleluya. Bati igihugu twakibonye ariko bacu bakabura guhera ku makuru ya Rahabu wabacumbikiye bari bagiye gupfa, bakarehera guhera ku byiza bahera ku bibi. Igihugu twakibonye ni cyiza pe, ariko hari abagabo barebare, hari abagabo bameze nabi, ntago batuma iki gihugu tukinjiramo. Yo, mbega imyumvire y'abagabo 10 bo mu bwoko bwatoranijwe. Reka mbabwire bene data, haleluya, ndebera mugenzi wawe mwicaranye mubwire ngo hindura imyumvire. Hindura imyumvire, kandi reka mbibira akantu. Nusengana n'umuntu kumva afite imyumvire iri negatifu, ntukamugira inshuti. Mvuze ngo iki? Ni inshuro 3 nguhaye. Inshuro ya mbere yo kumugira inama no kumuhugura, inshuro ya kabiri yo kumujyana aho basengera naho abakorera ibintu bizima, inshuro ya gatatu niyo kumubwira uti mugabanyirije igihe cyo kubana nawe, ntimukajye munagenda mutanasezeye. Ujye ubwira umuntu uti nshingiye kuko mbona icyerekezo njya amatari cyujyamo, n'ubu utakimbona uzamenye no kugabanyirije igihe ngenda ashaka kugendera mu cyerekezo Imana injyanamo. Aba bana 10 barahamya, barashimangira, baravangwa twabonaga tumeze nk'inzige n'abaho turahamya ko ariko batubonaga. Rero nta nubwo bari bababwiye ibyo bintu ngo babwire ngo muri inzige tuzabarya. Ajya havamo abagabo babiri bahinduriwe imyumvire. Waba muri abo watera haleluya, waba muri abo watera haleluya, waba muri abo watera haleluya. Abagabo bahinduriwe imyumvire baravuga ngo niba Uwiteka, haleluya, azatujyana. Ni nko wakavuze ngo niba Uwiteka atwishimira, azacuye umuvumo wa karandi dusubire iwacu. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo icyabo bagabo babiri bavuze ni cy'Imana yagendeyeho. Reka mbabwire torero, mwigendera muri majorite, wigendera mu bwinshi bw'abantu. Abantu bari kuvuga ngo byacitse, byahenze, amatorero bayafunze, ibintu byanze. Weje uvuga ngo biremeye, birakunze, biremeye. Cyambere no guhindurirwa imyumvire. Icya kabiri nagifatanije muri iri jambo no kwatura. Hariya mu Baheburayo haravuga ngo mukomeze kwatura ibyiringiro byanyu mutanyeganyega. Impamvu ya mbere ni iyi, haleluya, nuko yasezeranije niyo kwizerwa, ntishobora kubeshya. Komeza ubyature, ubyature. Ugomba kwatura. Haleluya. Nagize nyangira Imana igenda ikora utuntu nkatubona. Ntago nagira ubwenge nkayanjugunya nkana amadolari 20, nkajugunya 30 amadolari, nagenda njugunya. Ubwo urumva Imana yari imaze kumuza n'umuntu ambere w'umugisha, akajya nyoreza ku madolari, nkarya nkabikaho. Aragenda agera mu madolari 1000. Ndeba iwacu mbona ureke n'igare nta n'uwatunze ingorofani. Sibyo? Ndabyitegereza muri 2022 nayirangije ntwitinda ya David. Mbwira umugabo nturabizi, uyu mwaka urarangira muri uru rugo hari imodoka. Muri kubyumva? Muri kubyumva? Araseka, arahwera, nta kibanza twagiraga, turakodesheje, nibwo yarakibona akazi. Nibyo urumva imibare yajya yibara ntivemo. Ariko ngi Imana yarangiriye neza, yarampuje n'umuntu abakuye abana banjye mu mashuri,
asanzwe abashyira mu mwadasanzwe. Noneho ka minerivare yabishyuriraga niko kajyaga kavaho kambwira ati narengejeho 200 urye, nanjye sinjye yose nkabikaho. Murabyumvise se? Kandi sinashyira kuri konti, nshyira mu mweko mu rugo. Kandi sinashyira kure y'umugabo nkajya nyamusegura, kuko nabonaga afite imyumvire itazatuma tuvaho turi. Ndavuga ni reka njye musegura iby'agaciro, wenda byazagenda bihinduka mu nterere. Haleluya. Urabona hari ukuntu twebwe abantu bo mu mujyi tuba dusa nyine nk'abantu baba barashizemo ubwoba ukuntu. Abana b'umujyi tuba twaramenyereye kurya ikiro, ntiduhinga. Kuba wowe wariye ukarya bikarangira, mukoza amasafuriya, muhita mukubitaho umuziki. Ntimuzi iyo biva, ntimuzi iyo bi uzanya akaririmbo kadutse mukaba murakanyonze, ibya nimugoroba ntimubizi. Imana nayo ikaguhuza n'umuntu wakuriye mu bigega, ibishyimbo bituzuye umufuka byuzuye ibi, ibijumba bisarurwa bakabishyira mu mbu, bakarya bagaha n'inka bagaha n'ihene, soya ziri ku ruhande, imyumbati iri mu murima, indi basaruye binitse, ibitoki binagana, umwana batarakamara akarya agatoki kose. Mwaba mwagize umugisha mwabonye ibiro 5 by'umuceri, uko mudahaha agakombe ukagira ngo mudashye mu mutima we, akavuga ati turapfu. Agahahamuka, mwe mukarya we yahungabanye, ari muri muraza kurya. Ariko ndashimira Imana. Haleluya. Nsimbutse rero duimana icyubahiro, amatangazo mba ndayatanze, mba ndatuye, ngira musaza wanjye ukora ibintu bya taxi voiture, ni maze unshakira imodo. Ati sister, ubwo yari afite iz'abandi akidugaguza, agipfa nabi bamucira, umugabo w'abana 5 agatukwa n'umusore wamuteje imodoka. Ndabireba ndavuga naka kavuyo ndagaciye, nitwe Ingabire Esther, ndi umukozi w'Imana, ngaciye mpereye ku muzi ku nkomoko. Umugabo nawe yari amaze kubona ka perimi, abakristo baje ngo mbasengere, uwaparitse nawe akamubona mbere y'abandi akabaramwegera ati zana ngo uparikire neza. Naho ni ukugira ngo anibuke mu ka pariki. Ndeba umugabo wanjye ndavuga nti no c'est pas possible, aka kavuyo ngomba kugaca. Mbambwiye musaza wanjye, sister, waba wubatse amateka. Ninda yubaka koko. None se ufite angahe sister? Nifite $1,000. Araseka, ambira imbavu, arambwira ati yo modokari ntabwo iba. Nibaho ntayo wabona. Ndamubwira wowe shaka imodoka uzajya kuyibona yiyongereye. Ati se yiyongereye angahe? N'1,000 yewe. Ati awe uzanye byandi by'ubusazi bwanyu. Ndamwihoreye icyumweru cyashira, nkatura ku imodoka ari hari, nkanamuhamagara. Imodoka ari nurayibona? Ati nabonye za $2,000,000. Nese kutambwira ubwirwa n'iki ko ntayo mfite? Ati nanu arahantu nzi hari 3, nigenda uyireba umfotorere. Agafotora. Ati kutansubije nikomeza ushakira sinayishimye. Hunga rero umunsi umwe arampamagara ati yo bobo akaba karabaye ya modokari ndayibonye. Ati kandi nishya nubwo ari ya kera, uwayitwaraga yipfiriye yatashye mu ijuru. Yari umusaza ayiguriye amapine mashya, ayikoreye ibintu byose. None umugore wari kuvuga ngo sinshaka kuyibo, zare 2 ako ngako ariko akoresha akazi kwa n'umusaza w'akazi, inda akayikoresha asa nk'urimiye. Arabangu yo kuko ayikoreshaga cyane ntashaka kuyibona, bayikure muri parapari. Umuntu atisha nabonye imodoka
ni nzima nubwo ari ka corona ka kera atari ko n'urwembe atari ko amafaranga bashaka mbabwije sinyafite uwo no mugabo uri kubwira musaza wanjye ati kandi numvaga aka kamodokari nakagura ati nta kintu na kimwe nahinduraho niyo kajya kakora kakamverisa niyo nahita nkagurisha musaza wanjye ati mushiki wanjye araje akagure aramamagara ati duhurira ndagiye ibyo modoka se ndabizi akajya njyana bakambwa ati dore ibi byose nibishya tane kubita muri wa mweko turandikiranye twikubise kwa noteri akamodokari babara kampaye musaza wanjye aparikiye nako niyo yatije ntabwo ari ye iyo yatira yakije yayindira mu rugo pa bamamakaye umugabo kabakarabaye perimi kwitago ngwino ndagushyiramo essence uzenguruke Kigali yose imodokari nayibonye kaba gatogotogo nimo mba ndawuciye mu mezi 3 muri umuna wanjye unkurikira abaraziguze ebyiri mba ndawuciye 3 muri umuna wanjye unkurikira ubibuganda baguze ebyiri mba ndawuciye uwo musaza wanjye barayiguze pela seketa umva nagatogotogo namwe mumva imodoka yayo amafaranga ariko kajya muri contrôle technique kagasohoka mukemenye kishyura assurance kanywa essence katujyana every Sunday ku rusengero boss agatwaye harara gifite imodoka z'abandi afite ake ana nakamuhaye ndashaka uburi yanjye muri hano ntimuhari haleluya hindura iki ni ahantu bipfira hano ku isoko yakavukira haleluya mwamere Imana icyubahiro utunde twana twose natubyaye navayo bagatera akamodoka najya kwipimisha bagatera akamodoka bagapfundikanya ngo barateka ka taxi voiture ka Davidi naba ngiye kwipimisha akankubitamo akagakonje ku kazi tugaparika neza muri parking we kajya muri parking kandi nako umusaza agakorera isuku kaba kakaminya kanjyana no ku isoko tugaparika kwa Mutangana tugapakiramo ibintu maze biransetsa twahora no polisi poirura ati parika hariya muze zana permis zana contrôle zana assurance haleluya nyinyi munacheza mwebwe munacheza nyinyi munacheza ni mutikura hii mivumo izabanigagura ibi ni ibintu uhindura imyumvire basaza banjye banyubaha kubi iyo mpamagaye umwe ni John karame bavuga 5 ntawavuga imwe wowe wirirwa uri muri ntibanyubaha bakubahira iki ni nanjye mukuru wamamagaye mami bite ni byiza urashaka iki muzimu warabushimangiye ukawukubita urumambo nka Yayeri ukica igini rigapfa ntago bisaba ibintu bihenze ntago bisaba amafaranga menshi birasaba guhindura imyumvire no kwatura positively ibi ngibi umushumba yagufasha
ariko ni wowe ukwiye kubyikorera. Halo, ukwiriye ukabiharanira, ukaba consistent mu nzu y'Imana, ukahatinda, ukikuraho umusimo, ukazinduka mbere y'abandi, ugataha nyuma y'abandi, desante benevent, ugakubita shitani, ugashakisha ahandi basengera, ugasenga, senga. Wa musore yararimbye ngo genda usenge wongere usenge. Cyigisho kiravuga ngo kuko wakijijwe wahindura ibintu byose wasanze bikuriho bibi, kuko uri umwana w'Imana. Amaraso Yesu yonyine yakubereye inkingi ya mwamba. Icya gatatu ari nacyo nsorezaho, haleluya, ugomba kwizera. Abaheburayo 11:6 havuga ijambo ritomoye ridasaba ko abantu barisobanura cyane. Umva uko havuga, haleluya. Haravuze ngo kuko bidashoboka ko umuntu utizera Imana, ntago bishoboka ko agira ate ayinezeza. Kuko umuntu wegera Imana akwiye kwizera kwiriho ikagororera abayishaka. Ntago ushobora kunezeza Imana udafite iki? Udafite kwizera. Haleluya. Ubwo rero nkuko nabisabwe ntago nareka kubikora. Amen. Njyewe navutse mu bana 10, ari nyemfura ubwo nkurikirwa n'abana 9. Maze kuba kana k'agakobwa nikura mu ishuri ntawari nkuyemo. Jenoside irangiye nkabona kwiga no kunyerereza, njya gushaka akazi, utuzi twarabonekaga. Jenoside yari yarangiye, ngewe ndi mu wa 4 secondaire. Narizeho ibintu by'ubuforomo, twajyaga dutangira rwose twigira ibyo tuziga mbere hakiri kare, sibyo? Noneho Jenoside irangiye njya gushaka akazi. D'ailleurs ni umuntu wakanshakiye rwose, navuga no kuri kamera, ni umuntu uzwi ariko simbivuze. Noneho akazi ndagiye ndagakoze, ngahurira n'umwana w'umusore w'umunyamurenge, twese dukoze akazi. Abantu b'abanyamurenge barahanda bahobereye cyane. I love you so much, les membres de la famille de Banyamo. Aranja uko niko bitwa les membres. Noneho turikundaniye ngo twikundanire, ansaba kubana nawe, abiganiriza se wabo. Ise ntiyarari na sekuru ntiyarari na, naho wari waramubyaye yitwaga databukwe yari ikinege, wari we muhungu w'imfura baramwohereje inaha ngo akomeze yige. Yararangije Kongo, yarangije normal primaire, azina Gisavi, arangiza comptabilité. Umusore w'umuhanga cyane, barindeye kumujyana muri université, abatangiye kubwira se wabo yuko agomba kumushyingira, yabonye umukobwa. N'abandi bantu bose bari bahari bo muri famille. Ibintu byaho ntago bikorwa n'umuntu umwe, bikorerwa mu muryango. Baramubwira bati ukubona uwaye umuntu azamagenda agatibukira abantu batazi. Nawe tuvugisha ukuri, uko uwo mukobwa nuwa hehe, umukuye hehe? Reka yewe masha, uwo nuwa hehe? Ati nyamara naramukunze. Ya naramukunze y'abasore batazi Imana, batazi iby'Imana. Abanteye inda ya Joshua. Ngeze kuri bwa buhamya nababwiye ngo sinya nibagirwa. 2 abana banjye ni 2 3. Ni 2 3. So 2 3 mbugezeho. Haleluya. Umugabo nako pastor namwe nubwo mwambwiye ngo nsoze rya umugabo tuba dukoze ibyo abanyamurenge bita ngo nukubomboka.
kubomboka no kwishingira. Tuba turabombotse nyine, kandi nibo nabonye bafite ikinyarwanda cyiza n'ukuri. Tuba turabombotse turishingiye, tuba tubyaye Joshua tumaze amezi 3 abankubise indi ya Karebu. Abahungu aba beza kubi fora z'u Rwanda baba bakoze uko bashoboye, sinzi uko babigenje, baramutwara. Ariko akajya bimbwira, yewe uko wayibona iwacu ntibagukunda, sinzi ukuntu nzobigenza. Hamubwira ariko wowe bite byawe, cyo bintu uvuga ni ibiki? Ntibankunda se gute? Twabizana inzangano. Nani ngifite data ari watureze neza, akatubwira ngo nabantu batwanga, akatubwira kuntu turi abakobwa beza bo muri paradizo. Numvazanye ibintu by'amatiku nkabisuzugura, akabona ndi naive, bikamubabaza. Akambwira ati rwose ntibizakunda, kandi sinuba mu rugo umuryango utarwemeye, ariko tukikundanira tukibanira. Noneho nanjye bakajya baca hirya, akambwira ati rero kuhayibona mwana turagukunda n'ukuri. Umuntu yobyara abahungu 2 bacu akaba kiri kure y'abana bacu se, nawe uri umwana wacu n'ukuri, uzoreka umugabo waje kwiga naho no kugira ngo bamutware. Nuko yagiye nkamurara mu matwi ijya kwiga, atari go byihorere. Byabanje ngitwite kare, bakajya mbwira ati hoya breke reka ubanze ubyare, banze ureke ubyare. Ndabyara umwana ageze ukwezi ndiko sijya kwiga. Oyaye n'ukuri, banze ureke umwana yigire hejuru. Umwana ageze amezi 6 arambwira ati rero ibiba byabaye, ariko ndagiye. Baravuga ko ngiye Bujumbura, ariko ntago mbihamye. Ngiye Bujumbura, ariko ningeri Bujumbura nkabona banjyanye ruguru, nzakwandikira uzamenye ko ntaza. Nuko yagiye, ageze Bujumbura aranyandikira kuri email. Icyo gihe byakoreshwaga n'abantu bajijutse. Yari yanjyanye muri Siberi, arabinsobanurira, arambwira ati nuza bikakunanira uzabwira aba basore babikoramo bagufungurire. Asiga mfungure ka mode passe Joshua umuhungu wacu mukuru, ataka ntiwakibagirwa. Ndafungura, urumva ko urukundo rwari ruhari rwose. Nuko yagiye, ariko nagira ngo mbabwire, iyo mpagaze ndibuka nzano muri Shiro harakaririmbo nabaririmbi, yampinduri yagahinda mu munezero, yanyujuje amahorani. Ngira ngo niko umushumba ajya nyibukiraho cyane. Yesu we nge sinza mubaho, zamunambaho. Yesu ni muzima. Ibi bintu bya Yesu mujyamo nabi, muri kwihemukira pe. Ibintu bya Yesu mujyamo mukabijyamo uruhande, mugahengama mukabivanga, muri kwiyicira. Icyama mukinjira muri Kristo neza. Yesu ahumuriza abarira, Yesu ahoza abarira. Haleluya. Ndabwira umutima ngo wakire ihumure, inimba n'umubabaro, Yesu niwe ubimaraho. Yesu amaraho inimba n'umubabaro. Mbamenye ko yagiye, mbanyoye ibyo ari byo, ariko sinabyemera. Ndaza ndatangiye ndatesetse ndarushye, nzongera ngaruke mvuga iby'uwo muruho ni muremure, muzanyibutse mpere kuri uwo muruho. Ndarushye ndapatikanye, ibintu byose binshiraho, akazi biba birarangiye, ndaruha. Ndagenda ngira ibiro 48, mfite abahungu 2 nibyo nagize 48 rwose. Naba nabashije kubona icyo ndya nkakirya, hagira 49. Ndatabwa rwose byimazeyo mu nzu y'inkodeshanyo, nta kazi. Murumuna wanjye unkurikira akaba ari utuzanira ibyo kurya, mererwa nabi nyuma ya nabi. Mbese ibintu bibi cyane, bya bindi bihengera ahantu bafite ifu y'igikoma, ukagenda ukabaramutsa ukahasiga abantu uti ndaje ngiye hano hepfo mu ndebere, ari kugira ngo babahe ku gikoma, ejo ukimuka ukajya ahandi. Ndaruha rwose, umuruhu utomoye, ariko ndashimira Yesu kwinimba n'umubabaro
ari ubimaraho. Nibwo nagize umugisha datu sinababwiye ko nawe yarapfakaye maze agira cyadukorera gashya. Baravuga ngo ntashobora gushaka undi mugore azarera abana be gusa, kandi bamwe bari barapfuye dusigaye turi 6, kandi mama yapfuye papa ataragira imyaka 40 aratubana koko. Aza kunuma umusaza wanjye ati gendere ko mushiki wameze. Musaza wanjye ahageze abona ndi umuntu wo kwipfira rwose, ariko akonga ko nkababwire se marume mfite ba marume 2, umwe aba mu France undi aba mu Mutara, niwe wasigaye wabo wa mama. Akaba umucuruzi ukomeye cyane, ucuruza imyenda ya caguwa, sibyo? Noneho nawe yumva amakuru ko umwana agiye kuzapfa, arabwa ati ngabira zaze nge muha imyenda yanyu yanyuma bacuruza caguwa muri kuyumva neza. Abantu babaye Nyabugogo baramuzi cyane, yitwa Somaire Modeste. Somaire Modeste akaza agafata imyenda ku mabaro naho bita kwa muvandimwe na Mirikoline nande, akagenda agahambura agakuramo iya mbere ya kabiri njya kami ya nyuma nk'iya 4. Buri muntu rero yamuhaga imyenda ni devise. Arambwira ati shingiye ku kuntu umeze ibi bintu utabizi sinagushyira ku kibanza cya Ziniya ngo gitangirireho, ariko mfite ikibanza Intunga, mfite ikibanza ku Murindi, mfite ikibanza Ruhuha, aho hose za Rugende nahe hose mafite ibibanza. Iyi myenda nayirundaga akaba ari njye yijyanira. None rero ndabiguhariye. Agenda nzengurusa bya bibanza anyereka amaseta, arangije anyigisha gucuruza iyo myenda. Buri mwenda wose waranguraga kwa marume yakwigishaga uko ugomba kuwucuruza mu ndirimbo. Rero mutega amatwi, haleluya, mutega amatwi muhambira n'imbavu. Noneho rero iyanjye rero nacuruzaga, sibyo? Iyo abacuruzaga iya mbere nyine yarabigishaga, ya kabiri iyo nge nacuruzaga umva ukuntu bayiririmbiraga. Nusanga ari kinini uzagikuriramo, nusanga ari gatoya uzajya ukihatamo, nusanga hari mu mwenge n'ubuhumekero, ikizingana amabara, ikizingana amabara, ikizingana amabara, imyambaro desa 100, 200 desa myinshi 5 ishati ijipo. Yari yarambwiye ati kandi bakimara gukoramo kuva igihe wahagereyo kwari kuzinduka saa 11, kuko abaturage baza kare bazanye bya bijumba za mboga bagahita bagura nyine bagahita banitahira. Ukibona saa 5 zigeze hari ubundi busoko buba ahantu utazi, bari abantu baza bakubwira ngo turangure, ujye uhita uyibaranguza. Iriya nta hantu bayijyana, uhita uyiranguza, uhita uhambira amadeyi uhahe ungarurira yanjye ngo uhinde imishyi. Iyi ndirimbo yifate ndayiga nkayiririmba. Yero mu kabiri umwibone wa yarambwa ati iriya ndirimbo ndayanga. Haleluya. Ubwo buzima wabwumvise. None banyohereza musaza wanjye muri vacances kugira ngo ajya nsigaranira abana, kuko ayo mafaranga niyo ari kuvamo yo kwishyura inzu ngo abone nunsigaranira abana. Narabahekaga nkabajyana kwa murumuna wanjye uwo ataragiye Bugande, nkabasigayo niho hari umukozi niho bari bifite, nkabona kugenda. Yaratuye kuri 12 ateganye na Paris, murahabona, nkabona gutega bisi ngenda. Umwe naramuhekaga bandushaga ibirundi nkamushyira ku rutugu. Murumva ubwo buzima. Haleluya. Noneho muri vacances papa nyohereza musaza wanjye muto rwose, ubu n'umugabo ni wawe nerabwiye natumye imodoka, mfite abana 5. Aramunyohereza aramubwira ati genda noneho muri vacances ujye usigarana bari abana yo kubaheka.
ntacyo ukora hano. Kandi no mu wa gatandatu primaire ati nakubuze kuzerera. Turaza turabana, yitwa mwene data. Turabana mwene data niryo zina rye, turagumana. Nkagenda nkamusiga nkasanga yakoze ibintu byose, kwa gutagangara, kwa kiriguririmba imyenda, imyambaro, desa sase nkane nibyo uzanye kubirya bikaba ikibazo. Papa umwana atasha atanga amakuru, tiya muri kugira ngo n'umuntu azapfa. Papa numaho ndicara arambwira ngo nashaka kugira ngo mubwira ngo akantu iyo kabuze ubuguzi gasubira nyirako. Narakubyaye ntiwambyaye, reka ubwo buzima uze hano. Ndi umukene ariko ntituzapfa. Abo bana nge nterura n'abasaza bawe baterure, utazaturika gatuza, turye bike tubisangire. Aho rero ni umuturanyi yandaritse ambona nirirwa mu rugo. Nagira ngo mbabwire ngo ntimukaze gusenga mwenyine. Bari abantu mubona bigunze ntuzi kubabwiriza ariko bararike. Ni mu ndebere uwo mudamu asigaye bazabutare, ni umuturage ariko ndamukunda cyane, niwe wanyoboye mu rusengero. Reba aho mpagaze ntiyanahahagarara ariko niwe wanjyanye mu rugo. Ushobora kuba uyu munsi hari abantu usiga barira bifuza kwiyahura, ni mubazane mu nzu y'Imana. Ngeze mu nge ibintu byose bavuze nkumva ninjye, ibintu byose bavuze nkumva ninjye, ibintu byose bavuze nkumva ninjye, ibintu byose bavuze nkumva nibye. Ndavuga ibintu bibaho, bata abantu baza kwihana, mpita ngiye ntera agatoki. Ninjye sinzi ahubwo mu ijambo. Burya Imana igukoresha uko yaguhamagaye, ntangiye gusaba ijambo. Bati hoya ntago turitanga, ni mwari mpaye barari inyima kubera ukuntu ubusa wambaye, barancecekesha umuntu mwatereka ni muri muhe. Bararimba bakirima ngewe numvise ibintu babwirije, ntakwiriye kuza ngo munsengere gusa. Imana imbabarira ibyaha. Narishingiye, nakoze ibi, mfite umujinya, numva abantu bamemukiye bakubita, ndanarwana, mbivuga mu materaniro abantu bati Imana ikubabarire. Navuze ibyaha byanjye gusa, abantu bararira. Uwari wanyimya mikora ubutwaye twayimiyiki, barangije banyatuza agakiza. Uwo munsi sindava mu rusengero. Haleluya. Umva amateraniro yatangiraga saa 2, nge saa 1 nabaga mpari. Nabadukanye ikintu cyitwa ububyutsi. Ntabwo nigeze mara amezi 3 ntaruzura umwuka wera, kandi nuzi umwuka wera mpita ntangira guhanura. Ijambo rikajya rimbiramo, gasoma Bibiliya nkumva ndayumva neza. Impano zose zihagurukira remwe. Umwaka urangiye bagiye gutora abayobora icyo cyumba, ninjye wabaye mu bambere. Ntangira kuyobora icyumba kigira ububyutsi. Nta bindi twatekerezaga ubugingo, dutekereza ntago ibintu by'abagabo twabitekerezaga. Nukuri pe. Ibintu biriya bintu nabyo bizanamo n'akantu kaba karimo guhaga. Karimo. Karimo. Nanjye nabihamya pe. Karimo no gukarimo akantu ko gushira impumu. Iyo kivuduka ntago wabitekereza pe. Isengesho ryatugwaga ku mutima, n'isezerano ryatugwaga ku mutima, no kuvuga ngo aba bana bazakura. Twahitaga tubyina, harimo izindi rushyi nkanjye, nahagurukiye mu ndushyi nkanjye, ni ibyo ngibyo. Mwujuje umwuka wera uti haleluya, chekere pere do price te price faire ro price manedai. Banyujuje umwuka wera, aba bana nubwo bareba bazakura. Haleluya. Nubwo twakiraga, ariko Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Nanjye nyine nshize impumu. Haleluya. Nshize impumu. Ndi kumwe n'abantu abapfakazi ba jenoside. Twari turi kumwe n'umumama umwe, n'ubu ni inshuti yanjye asengera muri ADPR yahari iwacu Nyakabanda. Ni inshuti yanjye cyane. N'abana nabyaye 2 uretse ku gatoya. Naho umukobwa yari yabyaye, niwe wamerekezaga kubyara. Icyo gihe niwe wari ufite umugabo wenyine. Niwe wari ufite umugabo wenyine. Group irimo abantu bagera muri 30 bayoboye iteraniro. Inzazabe, inzanzanirwe, yasiba umugabo yamusibije bakamwatuza ibyaha miliyoni.
nta muntu ubyumva, ibintu by'abagabo nta muntu ubyumva. Uko umuntu agenda abona ubugara arya n'udushyimbo, ndavuga ibintu bizavamo, binyadukamo, numva nashatse naba nsinzwe, numva ngarukiye kuri abo bana naba nsinzwe, mpindura imyumvire, ntangira gusenga, mbwira Imana ngo Mana, ibi bintu byatangiye bya Rufonse se waba Joshua, ntabwo nzi uko byarangiye, ndashaka kumenya uko birangiye, ndabisengera. Abaturumbutse yari muri Kongo, araza azi Kigali, aranyihisha, mujye mugira neza. Umuntu nagiriye neza turahura, ndiho ndatrasa mu mujyi, arambwira tukuraho, nindaho mashi we site uracyariho ni ukuri uri hano ti wamenye ko Rufonse ari no nari hehe ukuranga tubizi nabyo nzi pe. Abarabindangiye ndangiye nkwari mba ndasimbutse babi nkarabije utwana ndutereye muri shira umuteto, turagiye dusanga nka saa 12 gutya ari kurya umutsima n'akanyama meze neza, tubonye arapfa arawera ubugari buramunanira. Iyo famiye yararimo ari kwa se wabo bati site ukuraje ni wowe wabimenye gute? Ninabimenye maze sinyamishe ninabwo hahuye n'akanaka waba ngaba niwe wabimbwiye kurya muraziranye nini turaziranye rwose nuko barumirwa bose. Umugabo bugari buramunanira, se babana b'abahungu babarabukubise, iyo nyama barayiheruka nayo barayanuye. Ati uko abana barakuze, ntibarakuze, wa muryango wari wabangamiwe pe, ubona babuze uko babigenza, bamerewe nabi kuko bari babizi ko yashatse, yamaze no kubyara, ubona abantu bakuru baguwe nabi pe. Nisibo baboduse mvuga ngo ndatashye, barahaguruka bose baduherekereza rimwe. Musaza tugeze imbere tukungaho nabakomezanye, niho kavuze ati ngaho naje mubye urushigishe narusome. Turamanuka babagare hano mu cyahafi rwose hari hahera Kimisagara, turamanuka buhoro tugenda tuganira amakuru ni meza. Arambwira abana barakuze ukuse baranzi ntibibarize, akababaza umwe ati ngira ngo uri papa, undi ati simuzi, igito cyane kijya kumera nka nyina kikamwe kitiye sinkuzi rwose. Umukuru n'imfura cyane akabishyira mu bwenge nuko ndangije. Ni rero garukiraho kuza kugenda n'amaguru umwanya munene, nashaka kubaza ibintu bibiri. Ubu ngubu uracyafite gahunda yanjye nawe y'urukundo no kubana? Arambwira ati hoya pi tayo, nashatse undi mugore kuko nagiye mbikubwira, uko nabikubwiye niko byagenze. Ikibazo kimwe. Icya kabiri, niki wanjijije kugira ngo ngize amahirwe yo kongera gushaka ntazagikora ahandi? Ati hoya pi taco tana kimwe, umuryango ni utarabyemeye, mbona sinahangana nawe iteka birananira. Numva ikindi kibazo kinjemo ngo ese aba bana bazabaho gute? Ijwi ritariza rikurikiranye naryo ngo wikimubaza nzabarera. Mpita mukora mu kiganza, numva amarira agiye kuza. Imana iramfasha, ndamubwira nturabeho bandagiye. Ntimukange ko Imana ibakura mu gihirahiro. Hari abantu bihambira mu bintu bidashoboka. Urihambira mu bintu bidashoboka kubera iki? Kubera iki wihambira mu bintu bidahari? Kubera iki wisirisimbya mu bintu bidahari? Kubera iki ukomeza gucunga ikiziriko ihene yaragiye kera? Va mu bibi, va mu bitari ibyawe, usingira ibyawe birahari, umugisha wawe urahari, Imana yakujye. Haleluya! Birahari. Amen.
Haleluya. Nuko bimeze. Mbandaje. Ndavuga icyo nasengeraga mbonye. Mbwira groupe twasenganaga nti rero ngiye ngomba gushaka umugabo. Yewe umwe mu mbuna tete abazimubashye mana iraradutse. Barasenga baramfatira ibihe ndababwira nibi nago bizasho hago nzahora nihana ibyaha nzongera gusubiramo ibyo bintu nago bibaho. Wihanira ari uzasubira kongera ukararikira ahubwo ikiguterera ari Imana ni ikiguhuve mu nzira usengera abarezi. Mvuze nabi? Haleluya. Ndatangiye ndasenze Imana irambwira ngo ndi kumwe nawe nzagushyingira nzakugarura iby'inzige zariye. Ubwo rero babana mbagezeho ya mibare ni 2 banjye 2 b'umugabo nashatse 3 twabyaranye abana bacu bakaba 7 kandi bose turi kumwe nabo turabarera. Ni 2 Joshua na Karebu, ni 2 Arsene na Yvette, ni 3 Daniela, Rich na King. Sibyo? Murabyumvise se? Bakaba 7. Ibyo bintu ntabwo bakaba bana 7. Ibyo bintu nubishyiramo imikino Satani azagukubita agafuni. None cyashaka kubabwira ni iki rero. Haleluya. Nangiye urugamba rwo gusenga. Bibiliya yatubwiye ndimo ndasonza. Bibiliya yatubwiye ngo inshuti ya Yesu Lazaro irarwara bamutumaho igera ku rwego rwo gupfa. Mu Bisirayeli hari imihango ivuga ngo umuntu napfa bamuhambi bikumushyingura batamuziri. Nawe rero ubu hari ibintu bikuriho waziritswe by'umurya. Maria Marita bahamagara Yesu nk'umuntu basangiraga agapati nk'umuntu wajyaga iwabo bakenjoyinga. Yesu aratinda Lazaro arapfa. Apfuye amaze iminsi 4 Yesu aregukarasa da. Rodatinya urugamba. Ntatinya urugamba umwami w'abana. Ntatinya biracitse. Nta wamukanga. Nta umubaza ngo biravugwa gute. Niyo waba warahombye. Ibintu warabitanze n'amakarito warayatanze n'amaetageri barayacanye. Niyatinya kuvuga ko uri umucuruzi kandi ukazaba miliyarderi ugacuruza kuruta uko wacuruje. Haleluya. Niyo waba uri mageragere ntatinya kugusangamo ngo akubwira ati ibyo bakunyaze nzabikugarurira kandi kuko aba yifitiye icyizere ko azabikora. Azi igihe ashakiye. Mbwirira mugenzi wawe ngo witinya azi igihe ashakiye. Muganira ariko muganira ngiye gusoza. Nyuma y'imisi naraza ngo hagere Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo abantu bose bamubonye batangira gusa nkaho bahungabanye. Kutamubona nibyo byari byiza. Batangira kuryana inzara bati arabashwaje abakojeje isoni. Nawe niko birirwa bavuga. Yirirwa agenda Prayer Mountain hari yirirwa mu rushiro n'umusazi yarazezengeye yarasaze. Baryana inzara bataragiye agiye gutigihe ntago dutigihe. Abantu bizeye Kristo ntago dutigihe. Nagira ngo nongere ngubwire ngo ntago wataye igihe. Urabibona bimeze nabi ntago wataye igihe. Urabibona birasa nabi ntago wataye igihe. Pera Imana icyubahiro utere na haleluya. Bizisubiza ku murongo. Bizongera bimbere neza. Bizongera bitungane. Ako ashaka kugeraho naka. Bibiliya iravuga ngo Yesu aje arababwira ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Nagira ngo mbatangarize ko ibicaniro bya kavukire n'umuryango nimwizera muzabivamo mubona ubwiza bw'Imana. Nimwizera muzava mumva muzava mu bituro muzava mu ndwara. Niyo abaganga baba barasinye zizahinduka ube muzima. Niwizera uzashaka ntago uzaguma gutyo. Niwizera uzafatisha ikiraro cy'ubuzima. Niwizera
ntabwo ari uko bizaguma, siko bizaba ku bategereza Uwiteka, ntabwo uzakorwa n'isoni. Lazaro, 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 cegurure abarazutse. Uwari upfuye arazuka, ngo azuka azingazingiwe mu bitambara. Yesu ni hariya twasoreje avuga ngo nimumubohore maze agende. Naje kukubwira ko nawe hari itegeko rikubohora. Hindura imyumvire, hari itegeko rikubohora. Nagira ngo mbamenyeshe ko natangiye kubona ubuhanuzi bumbwira gushyingirwa, maze sha nkarota ikanzu nari nayivanye muri dry cleaner ngo ndi buyambare, nkabona bayigize yatorosha umukandagiraho mwinjira mu nzu, bayihanagurijeho mu nzozi. Sinjye muhanuzi, sinjye uhanura, nkabyibonera. Nagafata mu nzozi nkasubira mu mazi ngafura bukarinda bucya ngifura butaracya nyirangije. Ejo nkongera nkarota nkabona nari nayimanitse ahantu, imbwa ikayirukankana ikayivudukana, ngo nkarara niruka inyuma y'imbwa bigasoza. Numvise imbwa imoka ikayimokeramo, nkumva ijwi rivugiramo ngo iwanyu nta bukwe bubayo, nta bukwe uzakora. Nkashigukira hejuru ndakwishe dayimone, nzabukora. Pfupfuye, fata ubusa, genda wireke. Nturongorwa, nturongora, ntubyara. Iby'amakwe nubizi, kwambara alliance nubizi, iby'abashyingirwa nubizi, ibyo mu buriri nubizi, ibyo muri maternity nubizi, aho ibintu bikorerwa nuhazi. Pfupfuye dayimone, nzawushaka. Umunsi umwe mbyutsa data, numva ko nagarutse mu rugo, ndamaze se papa, iso harya yitwaga bava kurenda byibutsa ati hanyuma se, ati Sarushi, hanyuma Sarushi, ati shama kokera. Ni sawa. Ndagenda naryama saa 9 ndabyuka, mfata inkweto zanjye ebyiri za taro, kubita urukweta n'urunini ndagukubise bava kurenda kukubise Sarushi, ndagukubise shama kokera. Ndashingiwe. Papa byusa abana bose bo munzu ati muhagarare, Ngabire muramuzi imbaraga agira, mumucungire ku rugi yasaze. Ndara muri ibyo, ntago nashatse, singinda yambaye, sinabyaye, simfite urugo. Muzi ukuntu nubashwe mu Banyamurenge, bangorera protocol n'abahungu banjye muri costume, tugenda dutya. Hariho n'igihe bagira ama event tukinjirana n'umutware wanjye, amperekeje duherekeje abana bacu. Si haleluya se? Imyumvire yawe ihinduke, wature neza, ugire kwizera. Imana ifite imbaraga zo kugukiza, bakubohori ubashe kugenda. Uboshye ntabasha kugenda, uhambiriwe ntabasha kugenda. Nagira ngo ubwire ngo ikintu cyose ufite uburenganzira bwo kucyanga. Ntago kibarizwa muri cya gisekuru. Ngo barwaraga amaguru ntago bikureba, ngo basazaga batagenda ntago bikureba, ngo bagomba kubagwa ntago bikureba, ngo matrice basaza batazifite ntago bikureba, ngo nabakene ntago bikureba, ngo barasabiriza ntago bikureba, ngo barakodesha ntago bikureba, ngo nabashonji ntago bikureba, ngo ntago bazwi ntago bikureba, ngo nabantu badasobanutse ntago bikureba, ntago bikureba, ntago bikureba, ntago bikureba. Uri umwana w'Imana, ntago bikureba. Warashunguwe, ntago bikureba. Warakijijwe, ntago bikureba. Uri umwana w'Imana, ntago bikureba. Ngo bapfa gutyo ntago ngiye bindeba, ntago bindeba rwose. Mama yapfuye a 32 ans, ntago yewe etage ngiye ntayivuze nayo. Oya reka nsige icyo nzababwira ubutaha. Ubu ngeze kwisakara, urebye inzu mbamo ni umwobo nk'uwinyaga.
nangiye guhembuka umugore aravuze ati waretse tukava muri iyi nzu. Ndamubwira reka tuyigumemo tuzave mu nzu mbi tuzivu yemo ntago biture muhaguruke. Ubutaha rero mujye mu misaha ngeze mu kadomo ngo pa kugira ngo akantu kitwa agapapuro sinzongera kukabona kubera ko nzi kubahiriza igihe rwose. Haleluya. Ntabwo bikureba. Kora mugenzi wawe mu kiganza uvuge ngo hari ibintu bitakureba. Hari ibintu biba bitakureba. Abo bantu bakubwira ngo warayobye, ibyo bintu ntabwo bikureba. Ngo warayobye ko wakurikiye Imana, wakurikiye abashumba. Warayobye ko wakurikiye Imana, wakurikiye aberetswe cyangwa bari muri viziyo. We wakurikiye Imana iri kuri uyu musozi izagutabara, ntago wayobye. Muzi ihame ryo gutinda ahantu. Ntimukashabukire, ntimukagire ubwira bwo gusezera, mujye mutinda ku musozi. Mubanze muhasingirire icyo mwahategerereje. Ndabona harimo n'abantu bakuru, ntimukabindindagire mukuze. Abantu barindagira bakuze, kata mu mujyi, kata komerisiale, kata guma hamwe. Tuza uvuge ngo aha hantu niyo nahavugirwa, niyo nahakubitirwa, ngomba kuhakura umugisha wanje. Abahari nibikureba, abagenda nibikureba, ababyumva nibikureba. Niyo ushaka kugira ngo ukubite karande, wirinda urusaku rw'abantu, wirinda akajaganya, wirinda abantu bakuvugiramo, urwana n'icyo urwana nacyo. Haleluya. Umuntu yigeze kuza iwanjye nsoza, ashaka kuvuga umuntu umwe simuvuze hano kuri kamera, w'umuapotre ukomeye muri iki gihugu. Ndavuga nti haguruka utahe. Haguruka utahe, ngewe aha ndacyarya amanu, nzibindwanya utamfungira kamanu, oshigenda mujyamo bavugira hatari iwanjye, ngenda cyapfundikanya utankupira umugati waba ngenzi yomva nziyongeze nziniyonge. Ndamwirukana da atura ntiwoya aba niba bavugira aha turacyapfundikanye. Utaza n'imivumo hejuru y'iyo ndi kwirukana itari yagenda. Ngiye ntago ndi bende gusohora ibishingwe ngo bigarure. Nziyomva nziyongeze nziyonja. Bakundwa bo mwana, karande igomba kukuvaho. Imigozi baguhambirije. Kuzuka kwa Lazaro bivuga gukizwa. Kuzuka kwa Lazaro bivuga gukizwa. Guhamburwa iriya minyururu bivuga kubahorwa. Haleluya. Kugenda bivuga kugera mu cyerekezo Imana yakugeneye. Bwira mugenzi wawe uti ndagerayo. Koma mugenzi wawe mu kiganza uti ndagerayo. Ni mubigira ibiganiro ndagerayo. Mubwire kugiye kugera muri gakondo, mubwire kuri bugera muri gakondo. Haleluya. Ahuri ahagarare. Ibizimu by'iwanyu urabizi. Ahuri ahagarare. Tangira usenge. Kure hiyo mizimu. Tangira wature neza. Atura kuzabaho, atura kuzashaka, atura kuzatunga, atura kuzabyara. Atura abo bana ko bazakura, abo bana bazakura, abo bana baziga, abo bana bazabaho. Atura neza. Senga mwene data, nanjye ndi kumwe nawe dusenga. Wa muvumo we wa karande, wa muvumo we muri kavukire, wa mbaraga we z'umwijima, wa mudayimoni ukomeye, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Wa mbaraga we zitsikamiye abantu bazagera muri gakondo. Atura kuzagera muri gakondo, atura kuzagerayo. Ntago uzayoba inzira,
atura kuzagerayo, uzagerayo, abana bawe bazagerayo, abuzukuru bazagerayo, abantu bawe bazagerayo, atura ko muzagerayo, atura ko muzagerayo. Birashoboka ko imiryango ifunze, birashoboka ko abantu bagutaye, birashoboka ko nta kintu ufite, ariko uyu mugoroba gira ibyo wikuraho, ikarabya hiryo vumbi, ikarabya hiryo vumbi. Haguruka mu mbaraga, ikureho izo nshishi, ikureho iyo myanda, ihanagureho ibyo birozi, ihanagureho ibyo birozi. Hagura uwo kurogwa, hagura uwo gutotezwa, hagura uwo kunyagwa, hagura uwo kwibwa, hagura uwo gusuzugurwa, hagura uwo kunyagwa. Imbaraga z'Imana nizikugobotore, agahinda ufite nigashire, amarira urira narangire. Senga 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 senga, senga kutigeze usenga, senga kutigeze usenga, senga kutigeze usenga, senga kutigeze usenga. Hamagara kutigeze uhamagara, senga kutigeze usenga, senga kutigeze usenga. Imbaraga n'amavuta, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zihumanura. Anga icyo kintu cyose kibi, anga ayo magambo, anga ko gahinda, anga ibiteye ubwoba, anga ibiteye isoni, anga ubwo butindi bw'iwanyu, anga izo nzangano, anga izo nzangano, ayo matiku y'iwanyu yange balaseketa alazeneba. Ngwino mu kirere cy'amasengesho, ayasetata, senga, pray like never before, like never before, like never before, like never before. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ikure icyo cyangiro, ikure icyo cyangiro. Icyo cyangiro cyo muri karande gikureho, cyo cyangiro cyo muri karande gikureho, cyo cyangiro cyo muri karande gikureho. Kura icyangiro cyo muri karande, kura icyangiro cyo muri karande. Alambara sakata, aya seketeketeya, alala balafaya. Cyangiro cyo muri karande gikureho. Hamagara feva y'Imana, hamagara amahirwe yawe. Aya badayimoni bagiye bakunyaga kubera iwanyu ngo ntawuhirwa. Hamagara izo mapuro, hamagara izo mapuro, hamagara izo mapuro. Iwanyu barazibuze, ntawazibonye. Wowe urazibona, 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 wowe urazibona. Akaseketa alazene manda, abala setota alazene prodeta. Senga ihangana usenge, hamagara Imana. Suzugurira iki gisuzuguriro, gisuzugure, gikureho. Imana irambwiye ngo aya masengesho, aya masengesho, aya masengesho, hari abantu yimuye, hari abantu yimuye, hari abantu bari batuye nabi, hari abantu bari bariho nabi, hari abantu bagendaga nabi, hari abantu bari bameze nk'ibimuga. Imana irabahagurukije, wizengurutseho, wizengurutseho, wizengurutseho. Ujya gusingira bigasubira inyuma, ujya gufatisha bikanga. Zange nonaha, zange nonaha. Anga umuruho wa nyoko, anga umuruho wa so, anga umuruho wa nyoko. Haguri nyoko, haguri sko. Zange anga umuruho wa bakuru bawe, anga umuruho wa barumuna bawe, anga umuruho wa bene wanjyo. Wange anga ibyiwanyu, kubita hasi imbaraga zikurwanya n'izina rya Yesu. Ikirere cyose cyuzuye abadayimoni ndagicecekesha, ndakizimije, ndakubita hasi imbaraga z'umwijima, ndakubita hasi nyoka y'abadayimoni, abasataniste ndabamenagura, abakorana n'izindi mbaraga ndabamenagura, gishyira hejuru byose ndabimenagura. Uyu muke ndawugomororera Kristo, ndawugomororera Kristo, ndawugomororera Kristo. Abakozi b'Imana b'ukuri nibamamare, nibazamuke, nibakorera Imana. Izina rya Yesu. Ndanga agasuzuguro mu bakozi b'Imana, ndanga agasuzuguro mu bahanuzi, ndanga agasuzuguro n'izina rya Yesu.
ndanga agasuzuguro. Umuntu wese udakorana n'Imana ndamwambura mikoro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuntu wese utavuga Imana y'ukuri ndamwambura mikoro mu izina rya Yesu, ndamusubizayo, ndamwirukana, ndamwamaganye. Akatakasapa alazene panda. Icyifuzo buri wese yazanye ndagisengeye, 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 ndagisengeye. Iyi miryango nigobotoke, aba bantu bariho nabi ubuzima nibuhinduke. Ndirukana inzara, ndirukana ubushomeri, ndirukana kudashaka, ndirukana kutabyara, ndirukana imvururu mu ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagariza viza, ndahamagariza viza, ndakuraho agasuzuguro, ndahamagara iyi connection, iyi connection, iyi connection, divine connection, ndayihamagara, ndayihamagara. Otakasipa, ndirukana indwara yose, indwara yose mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana ubukene bwose. Jambo ry'Imana rambwira muri Yohana wa mbere ngo Imana izatumara ubukene bwose. Tugomba kuba tuguwe neza nk'uko dufite imitima myiza mu izina rya Yesu Kristo. Epanda seketa. Amen.